Bakwise na winiga. Shasenza ariko nta nuwiniga. Turikundere. Rero mu gihe nta nzoga ngo. Nagari hasize. Na wapi na. Wapi. Nshuti mudukurikiye kuri Paccy TV mwaje kwiruka. Uyu munsi no munsi wo kubereka abatumirwa bacu no munsi aho twabasanze kuri TV gukina film bita Kavamugi series. Iyo filimi ni filimi yerekana ubuzima bw'icyaro, ikerekana abasore b'icyaro, ikerekana n'abantu b'icyaro ubwo basinda bakiri batoya cyangwa bishora mu mico mibi bakiri batoya. Kunywa inzoga, kunywa ibiyobyabwenge byo bitandukanye n'ibindi bigiye bitandukanye muzagenda mubibonamo niko nasanze bari gukina. Twabasanze kuri TV aho scene ya nyuma imaje gukinirwa niho tuhagaze ubu ngubu tukatugiye gukina tugiye kugana n'abamaje kwikina. Umwe aragaragara nk'ari smart umusilamukazi, undi aragaragara nk'umusore muremure muremure uzi kwactinga cyane, twabonye uzi kwactinga cyane n'umusinzi bakabanyita Paccy mukamudukurikiye murakoze cyane. Reka tubaze tuba twabaza ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye batwibwira. Weho waba witwa nde? Yewe muri ino filime nyina nitwa Nyiramwiza ariko mu buzima busanzwe n'amazina yitwa Zawadi. None uno akabakina bro wewe bakabakwita nde? Akarakubeshye ntago bamwita umwiza. Amwita nyiramwiza. Amwita nyiramwiza ntago ari umwiza. Ngiye baba banyita na winiga. Kuki bakwise na winiga? Shasenza ariko nta nuwiniga. Turikundere. Bakwise na winiga. Shasenza ariko nta nuwiniga. Turikundere. Write script nyine nyirayo niyo mwajya kubaza ati kuko niyo wandika story akavuga turiya muntu mwisabo cyane nawe ugomba gukina iriya scene. Ese ko mbona urwagwa ruba rwakwishuba rumwe mushiki wawe nimba bahaze. Oya nuka dore n'ubusunsanze kuri site do nadwagwa ruba rurimo do ahubwo harimo ibitaka. Jawe nta n'inzoga ngo nta n'izo nzi sinzi nabo bazicururiza. Abanyarwanda rwose muradufirima mukatubeshya pe kandi ikinyoma kikaba imamo. Oya ntago ari ukubabeshya urumva buriya iyo umuntu ari kwactinga ikintu hari ubutumwa tuba dushaka kwerekana. Niyo umuntu ari kwactinga ikintu abagomba neza kujya muri iyo mood agomba kwereka umuntu. Niba nshaka kwerekana umuntu ko nasinze mba ngomba gusinda bikagaragara. Rero mu gihe nta nzoga ngo Nagari hasize. na wapi na wapi. Buriya ngiye nkabaza uyu nuza nyiramwiza nibishe mu bintu biterekanye. Ese wowe kuntu watize uri ubarize gutungira bisemo gato turebe azi kurira naducishije none yafite mikoro aranahogora nahogoze tunahogora tunagari turebe hano imbere ya kamera batugira isoni we oya mikoro ndabiza zikuyifata we yisubiranye. Okay. Ndabona kabisa uno munsi rwose twagize abatumirwa beza cyane. Kurya hari n'undi nasanze pira umukobwa bamwita ngo nimba ari Keti. Nibaza mu cyaro bitewe amazina. Wasanga tworanga nyiramana cyangwa umukamana. Uyu si yarakubeshye ngo umwiza kandi neze kuki warumbeshye ukambya ko. Niyo ndi Kigali nyine banyita umwiza. Iyo ari Kigali. Cyaro ngo Nyiramwiza ndaryanga. Ako ba nyiramana bose ba Nyiramwiza abandi mwese. Usanga ari wo bita Godiriva. Yagera ngo Kigali ngo ni Godi. Ngo ni akaguru kingo ngo Katerine ngo ni Kate. Nigeze numva mufite Katerine Kate. Nigeze numva mufite nigeze kumva muri kuvuga ngo niweho wakunze ngo akaguru kingo kumwavugaga ni bwoko ki? Go bro hajye akaguru kingo ngo yari kageze ariko karya ngo abavuga gute ubu karya ngo mwagiye busubiremo gato ngo vava ko ngo bativumbura ugero kavuga utubwire neza bro hajye nyibutse mwibutse turazisangiriza nk'uko si ariko nawe wasinze akavuze ngo izi nzoga twazinywe twazisinda zacu mwe si babivuze nyine iyo wasinze se uribuka nari nasinze nyine se nkubwira ibyo nibuka nari nasinze nari nasinze. Okay, ni ihe nama cyangwa inyunganizi mwagira ababyeyi kugira ngo bari kuzabona abo bajye muri sinema cyangwa mwebwe ni kiye kintu mwababwira abantu runaka bose badukurikiranye kuri Paccy TV uno mwuga wa sinema nyarwanda bawukunde cyangwa bashishikariza abana bo kujyamo? Mu buzima busanzwe ntango tuba dukina ibintu bibi, tuba dukina ibintu bishaka kwigisha abanyarwanda. Ntango twakigisha nyine ibintu bibi byo gusinda oya gusinda ntango ari byiza kandi umuntu akiri mutoya. None kuki abishi bavuga ngo cyane cyane aba urubyiruko abakobwa
yo mu byinshi muba mugiye mu mico mibi bamwe ati babaka amafaranga abandi babaka ruswa y'igitsina none ibyo ako kantu si neza ako kantu utambitsemo ntago gasengeye ntago ngewe nyine ukurikije nk'igihe maje gukina ntabwo byari babimbwiye ntago baragusaba ruswa cyangwa yitanze uriya kintu wasanga yari yabonesheje akiyanzuza iyo umuntu afite impano ntabwo bivuze yuko yatanga ruswa ariko ntibivuga yuko bayisabye yongeye ntabwo nayitanga ese koza abantu bajya batandukanye iyi sinema turimo urumva ahangaha ibi ni ibintu ushobora gukora ukazatunga famiye yawe ugatunga n'abuzukuru n'ubuvivure ariko iyo umubyeyi yanga kurekura umwana we w'umukobwa ngo ajye gukinira ibintu kandi afite iyo mpano bagerageze bihangane kuba tuza kuri sayiti tukambara ukuntu nk'uku nuko dufite iyo mpano tukavuga ati reka tuyibyaze umusaruro urumva abantu bambonye muri iyi duku babonye nyine nandi kwakitinga ndi umusenzi dore ukuntu mba niyambariye ni sene turi gukinira mu cyaro ni life yo hasi ntago twajya twibana ngo dukine amasene yo mu mujyi gusa siho haba ibibazo siho haba ibyiza gusa kuko tuba tugomba kucamo tugatanga message kandi tukanatembera tukagira n'ahantu hose urabona nk'ahantu twageze urumva twasanze ahantu turi kwakitingira twasanze abana nyine bafite iyo mpano ariko batazi ko bayibyaza umusaruro ahubwo nkawe nk'umunyamakuru abo bana nawe barebe ugire n'icyo nabafasha natwe nibwo rugendo turimo tugira ku matini nandi mwibwe muzamutwirika turamwe afite impano turebe icyo twamufasha tuganire namwe mumufashe mu bazamure ese mushiki ese mukina muri mushiki n'umusaza ariko ndabona murebana cyoroshye cyoroshye